ntago kuba yakandagiye hari ari byo bituma akira hoya agitekereza ngo nzajya kwa Yezu Nyirimpuhwe abimara n'igihe kabaho nzajya kwa Yezu Nyirimpuhwe kandi akumva yizeye ko azabonera ibitangaza kandi akizera ko azakira niba afite uburwayi akizera ko azakira icyo gihe atangiye kubitekereza atangira kugenda aca bugufi yo mu mutima we akavuga ngo Mana mbabarira akagenda aca bugufi agenda areba amakosa agiye akora agasaba imbabazi niba ari ngoya yahemukiye akamusaba imbabazi kugira ngo nagera cyagiye agiye kwa Yezu Nyirimpuhwe akira ibyo bintu rero bari kugenda akora agenda yiyegereza Imana cyane agenda yegerana n'Imana cyane bigera cya gihe kubera ko umutima aba yarawuteguye neza ukwizera kuba kwarazamutse bigahita nyine byijyanamo ko amaze igihe abitegura umutima warateguritse rero niba wasengeraga kwa Yezu Nyirimpuhwe mu bitaramo hamaze kujyaho imiryango kubera ko hatujuje ibisabwa mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abantu niyo mpamvu urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwafashe umwanzuro wo kuba ruhagaritse by'agateganyo impamvu babyita iby'agateganyo ni ukugira ngo habanze huzuze ibisabwa bivuze ngo bitanujujwe hafungwa mu buryo burundu mu buryo bwa burundu birumvikana kimwe nuko no kuri Grace Room naho twabonye ko bahafunze kandi nta nubwo ari agashya n'izindi nsengero nyinshi zituje ibisabwa mbonera no kubwira abantu bahise baprofita uwo mwanya hari abantu batagisenga bigiriye mu bindi bintu byararangiye hari abantu bahise babivamo nk'insengero kuzafunze se ukibaza ko hari izindi zifunguye gusenga niba urusengero rwawe bararufunze ushobora kugenda ukajoininga izindi zifunguye tubyite guterana natwe tuze kuvuga ngo n'ugusenga ntabwo ni uguterana cyangwa ugaterana mu rugo ugateranira iwawe gusengera mu rugo ntibyemewe ndavuga nyine wowe ubwawe nk'umuryango mu rugo barahasengera ntibahateranira iyo bije guterana mukahasengera nk'umuryango yego uko bije mu guterana hazamo n'abandi ntabwo ari guterana wapi ntabwo byemewe nabyo ariko ushaka kujya guterana nabyo ni byiza mu nsengero zifunguye zujuje ibisabwa habayeho amatorero abiri yihuje hari itorero ry'abayahudi ryitwa Liberal Judaism n'irindi ryitwa Reform Judaism aya matorero ngo yihuje hanyuma akora ihuriro rishya iri huriro ryitwa Progressive Judaism ariko agashya karyo ni bya bindi nyine bahanuye ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya biravuga ko ngo nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabyanditse bivuga ko ngo mu bintu bagiye gushyira imbere mu ihuriro rishya ni indangagaciro zigezweho nk'uburinganire no guha ikaze abaryamana bahuje ibitsina Your time isaha yawe mbere yuko nsuhuza abadukurikiye nongeye kugusuhuza yego ndakwikirije I hope you're very very fine et j'espère que tu vas bien n'est-ce pas oui bavuga oui cyangwa si reka dusuhuza abantu bari mu karere duherereyemo suhuza abarundi ndabasuhuje cyane bashinga nahe urabakengurukiye ndabakengurukiye nabigeme n'abayabaga bavuga umuyabaga mu bwinshi ubwo ni abayabaga naho bigarukiye ikirundi nacyuze abantu bari muri Tanzania muri Kenya reka nabo tubasuhuze abari hirya no hino ku isi abari hano hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nazaline Erikete Bino Nyoso Bozali Malamu ariko muri komenti yebisa biso eske ozali ndenge butu ebimi to pesa biso makanisi ya ndenge to kwego tombola Isaha Yawe TV nibona bwiraga mu rurimi bumva hari inkuru ziri gutrendinga ntabwo tuzajya dukora ikiganiro cya jijuka gusa ariko nacyo gifite umumaro cyane dushimira abantu badukurikiye uyu munsi wabonye ko uyu munsi cya kiganiro bakirebye yego turabashimiye cyane ariko banza ariko hajemo isura nshya buriya se akantu k'isura nshya karagaragara nibakomeze baze rero ushobora kuba ari ukuntu bajya bavuga ngo umuntu ngo ni views zigendera ushobora kuba uri views zigendera ni karibu rwose turabishimiye je nabonye uri views zigendera turabishimiye cyane bantu mwakomeje kutureba musubscribing n'abandi bajya hasi basubscribing rwose yego banzo babwire ikintu kiri gutrendinga kimwe cyihutirwa
amakuru amaze kugaragara yihuse cyane yasohotse kuri uyu mugoroba nayo kwa Yezu Nyirimpuhwe mu ruhango hariya nyine haberaga ibitaramo bya ngaruka kwezi. Mbere yuko tuvuga ibyo kwa Yezu Nyirimpuhwe rero uvuze ko bibaye muri kano kanya muri uyu mugoroba, reka tubabwire noneho ibyabaye mbere ho gatoya, sibyo? Papa Leo XVI yasomye misa bwa mbere. Yego. Muri paruwasi ya hehe? Ni muri paruwasi ya Saint Pierre. Saint Pierre? Yego. Wenda badukurikiye kugira ngo bisobanukirwe, ni papa mushya uherutse kwimikwa. Uyu munsi nibwo yasomye misa ya mbere. Uyu akaba ari papa wigeze kwitwa Robert Prevost, niko yigeze kwitwa. Akaba yarimitswe nka papa wa 267 wa Kiliziya Gatolika. Ni umunyamerika wa mbere wigeze kuba papa, ndetse akaba afite ubwenegihugu bwa Peru. niwe munyamerika wa mbere ubaye papa. Nta kintu gitangaje. Ariko ngo ubwenegihugu bwo barangwa avuka aho bita Peru. Nibyo? Abo badushyirire muri commentaire, sibyo? Batubwire. Indi nkuru iri kubaho mbere yuko tugaruka byo kwa Yezu Nyirimpuhwe hamaze kujyaho imiryango. Nuko hari ikintu cyabaye mu Bwongereza. Habayeho amatorero abiri yihuje. Hari itorero ry'abayahudi ryitwa Liberal Judaism, n'irindi ryitwa Reform Judaism. Aya matorero ngo yihuje hanyuma ko ihuriro rishya. Iri huriro ryitwa Progressive Judaism, ariko agashya karyo ni bya bindi nyine bahanuye ngo mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Biravuga ko ngo nk'uko ikinyamakuru The Guardian cyabyanditse, bivuga ko ngo mu bintu bagiye gushyira imbere mu ihuriro rishya ni indangagaciro zigezweho nk'uburinganire no guha ikaze abaryamana bahuje ibitsina. Isi ntiri mu marembera. Birakaze. Isi igeze mu marembera, sibyo? Birakaze rwose. Isi igeze mu marembera, abasenga nibasenge. Hanyuma se kwa Yezu Nyirimpuhwe byagenze bite? Kwa Yezu Nyirimpuhwe rero ni itangazo rya RGB ryasohotse kuri uyu mugoroba rwose. Aho ryavugaga cyane ko rihagaritse ibikorwa byaberaga kwa Yezu Nyirimpuhwe bigendanye n'amasengesho ngaruka kwezi. Kunda kuba buri kwezi. Ni muri ya gahunda se yo guhagarika amatorero n'ubundi asanzwe atuje ibisabwa, ariko ngira ngo kwa Yezu Nyirimpuhwe se iki paruwasi isanzwe ni mu Ruhango harya. Dusomera itangazo RGB itangaje twumva. Twasoma rino tangazo rya RGB, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwahagaritse by'agateganyo, ni by'agateganyo ibikorwa bijyanye n'amasengesho byaberaga ku ngoro ya Yezu Nyirimpuhwe iherereye mu karere ka Ruhango. Ivuga ko hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Yego. RGB yabitangaje ku ya 17 Gicurasi. Ubwo nejo ubwo yabitangaje mu ibaruwa yandikiye umwepiskopi wa Diocese Gatolika ya Kabgayi. RGB yavuze ko hashingiwe ku isesengura ryakozwe ku ya 17 Gicurasi, yagaragaje ko hashingiwe ku isesengura ryakozwe ku bwitabire n'imitegurire y'amasengesho ngaruka kwezi na ngaruka mwaka abera aho kwa Yezu Nyirimpuhwe. Byagaragaye ko ahantu amasengesho abera hatujuje ibisabwa bijyanye no kubungabunga umutekano n'ituze by'abahagana. Yego. RGB yatanze urugero rw'amasengesho yo ku cyumweru tariki ya 27 Mata 2025 ahabaye umuvundo w'abantu benshi ku buryo byateje impanuka. Abantu bamwe bakahakomerekera. Yakomeje iti mu rwego rwo gushaka ingamba zo kubungabunga ubuzima bw'abahasengera ku ngoro yo kwa Yezu Nyirimpuhwe, turamenyesha ko amasengesho ngaruka mu kwezi na ngaruka mwaka yahaberaga ahagaritswe by'agateganyo kugeza hashyizweho ingamba zituma
hatazongera kubaho ibibazo byashyira abahasengera mu kaga. Ni mu ntangiriro za 2025 nibwo byari byatangajwe ko iyi ngoro yashyizweho ku rwego mpuzamahanga ishyirwa ku rutonde rw'izindi ngoro za Yezu Nyirimpuhwe ku isi. Aho kwa Yezu Nyirimpuhwe ni ahantu hamenyekanye cyane kubera abahasengera bavuga ko bahakiriye indwara zitandukanye. Haberaga amateraniro manini buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi. Hateraniraga abanyarwanda baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abanyamahanga hakiraga abarenga 80,000 baje kuhasengera baturutse impande n'impande ku isi. No kwihanganisha ni muri ya gahunda yo kuba ahantu hatuje ibisabwa. Yego, nuvuga ngo muri make impamvu nyamukuru yatumye bahagarika ni ama-accident yahabereye. Yagiye ahabera ubwo rero RGB yabonye itakomeza kurebera, ubwo basaba ko bagomba yabahagaritse by'agateganyo. Simbizi niba ari imyemerere yanjye, ntekereza ko Yezu nyine bari ahantu hose, ariko ubwo bafite impamvu bahise gutyo kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ubwo rero ngira ngo nibibaye nyuma ya Grace Room. Yego, nyuma yo kwa Grace Room urabyumvise? Ya nyuma yo kwa Julienne Kabanda. Grace Room ya Julienne Kabanda. Ya Julienne Kabanda. Yego. Grace Room ariko bavuga ko ngo buri impamvu yo yafunzwe ngo byatewe nuko yatangiye ngo ari abantu bakora ibikorwa by'ubugizi by'ibikorwa by'urukundo. Sibyo? Byo kugira neza. Uburyo amakuru numvishe nuko ngo bongeyemo akantu ko gusenga. Kandi ako kantu ko gusenga bira bikorwa by'ibiterane byo muri stade bakoze bigendanye n'amasengesho, ibyo bintu ntago byari biri mu mushinga batanze. Yego. Nuvuga ngo biyongereyemo ibitari biri mu byo bateganyaga gukora. Rero ako kantu niko katumye bahagarika. Ubwo ni nko kundi mu Kinyarwanda bavuga ngo babahaye jari yongeraho butamwa na ngenda. Nibyo? Urebye uri kwanga kubivuga ngo biraremereye cyane, ariko niko kuri, si byose? Bongeyemo ibindi batari bafitiye uburenganzira. Kandi urwego RGB ni urwego rushinzwe imiyoborere, si byo? Ntabwo rero bashobora kurebera kuko byanze bikunze bagomba gukurikirana bakamenya ngo ese abantu ibyo basabye nibyo bari gukora. Kuko ni imiyoborere myiza nyine bashaka guteza imbere, ntabwo rero ibintu byaba mu kavuyo. Kuri uyu mugoroba nabwo ikipe ya APR, nzi ko udakunda iby'umupira, APR basketball imaze gusiribanga indi kipe yo muri Kenya, bakoreye muri Bekare. Ndabizi ko ibyo bintu byumva nk'ibihuha. Ni ibihuha rwose, amakuru sinyamenya buriya. Yana cyo kibuga rwose. Ibintu iriya kipe ikoze rwose, ndabizi ko udatuye mu izo karitsiye. Izo karitsiye ntabwo nzituyemo. Ariko mu kanya ikipe ya APR ikoze udushya isiribanga ikipe yari yavuye muri Kenya yitwa niba ari MBB basketball, yikubitiye muri Beka Arena. Ikipe nyine ugiye gutaha imyizi moso. Nagahinda. Urumva hari benshi babaye kuko batsinzwe, ariko natwe turishimiye ko twatsinze, ko ni ikipe yo mu Rwanda yatsinze ikipe yo mu mahanga. Birumvikana. Tugarutse ku kintu cyo kwa Yezu Nyirimpuhwe, hari umuvandimwe wakunda kujyayo akambwira ko ngo iyo bajyagayo batanganaga ibitangaza. Bikanyibutsa cyane igihe kera mu masengesho twabaga twagize ibihe byiza. Kugira ngo abantu bavuge ko bagize ibihe byiza ni uko habaga hari umuntu wahanuye, kandi ibintu by'ubuhanuzi ntabwo bikemewe. Kuko impamvu bisa naho bitemewe, byajemo abatekamutwe benshi. Byajemo abatekamutwe benshi, abantu biyitirira ko Imana ivuze kandi Imana atari yibabwiye. Ahubwo agahanura ibintu bigendanye n'amarangamutima yo kumva umuntu arakubwiye ngo naguhanuriye amafaranga, ngo naguhanuriye akazi, ngo zana ituro se ni condition, ni itegeko. Ugasanga nyine uwo muntu byanze bikunze yanahanura ibintu kugira ngo uzakunde nyine umuhe ibyo twakwita indonke. Ubwo n'ubwambuzi rwose bushukana. Bibiliya ibita bamwishakira ndamu. Ntago ari impano y'Imana ntago igurishwe. Wigeze ujya gusenga abandi arukura umuhanuzi yagenda agakora kuri buri muntu, ati wowe Imana imbwiye gutya, wowe Imana imbwiye gutya. Yoresha we uzi ukuntu nabaga niteguye ngo numve yuko bankoraho.
umva ngaheba nkabona abandi bagiye babakora abandi kweri kuki njye batanga cyangwa bagufite ibyaha sha birasa nabaga afite kandi nabaga ndi umwana no umwana se ntagira ibyaha ukuntu bajyaga barondora ibintu bitaga kurondora noneho wajya kubona ukabona umuhanuzi cyangwa umuntu uri mu mpano z'Imana akavuga ati muri iriya nguni ngiye mbona ikibwa gituramyemo hagati. Iyo wagiraga ingorane ukaba wicaye mu iyo nguni aho guhuye n'ibibazo nk'abantu 10 bari aho ngaho mugakubitwa n'iki mwihane kandi mwihane neza, icyo kibwa kigaragara ari cyande cyabaga ari abantu bagakurana ubwoba niyo mpamvu rimwe bagasengana ubwoba ari ukuntu twateraga bosanse tukavuga tuti byanze bikunze reka mpembe ibyo nihana. Yego urumva yari itegeko ako kira kintu ni ikibazo niyo mpamvu bene data rero bavandimwe mwese mudukurikiye ubuhanuzi bwa mbere ni ijambo ry'Imana. Mujye mufata ijambo ry'Imana muri some ibyo usomyemo ubyizere ko ari bwo buhanuzi ko niwe muhanuzi niryo muhanuzi wa mbere. Ubyizere ko ari ubuhanuzi ko ari umuhanuzi uje arabiguhanurira. Ubyizere ufate ko ari ukuri ubigenderemo nuko uzareba iyo ugiye mu mateka y'umwuka wera cyangwa se uwo bamwe bakunda kwita roho mutagatifu. Hari ukuntu bigitangira ngo byatangiriye aho bita Jerusalem ngo intumwa za Yesu ziri ahantu hamwe ziteranye ngo zihuje umutima. Hanyuma ngo umwuka wera aramanuka. Abahungu batangira kuvuga mu ndimi. Kandi ngo baravuze buri muntu akajyomba mu rurimi rw'iwabo. Ariko kuva abantu bazivuga se ndumva umuntu avuze ikinyarwanda. Ariko se buri ikinyarwanda cyari kirimo. Kandi barumvise mu rurimi rw'iwabo. Kuki abazivuga ubu nta urazivuga ngo twumve muri ndimi twumva. Kwana mugani. Ariko ushobora gusanga mu bindi bihugu bindi. Buriya abahanuzi babo bahanura ikinyarwanda. No kameme ziriya ntumwa zihanura urumva bo bahanuye abahari. Hari abumvisemo indimi ziwabo. Sibyo? Rero bivuze ngo n'abantu bavuga mu ndimi ubu twakabaye tunyuzamo ukumvamo nk'akantu ukagasobanura ku buryo wumva icyo gashatse kuvuga. Ariko kenshi ziba ziri confusing. Buriya iyo ukurikiye neza nk'abantu bize theology bavuga ko indimi zavuzwe ntuzisobanure ngo birutwa no kutazivuga. Ubundi ni amakosa. Birutwa no kutazivuga kuko ni wowe wenyine uri kubyumva uba uri gufashwa wowe wenyine. Numva ngo ntago ari byiza kuvuga indimi utazisobanura. Zisobanure cyangwa uceceke uze kuzivuga wenyine. None hari ukuntu nyine usanga kera wenda bigenda binakosoka. Ariko hari n'umuntu uguhanurira atavuze mu ndimi agahita avuga. Rero kwa Yesu nyine impuhwe niba utari wabimenye wateganyaga ko mu kwezi gutaha uzajya muri cya gitaramo gikunda guhuza umva abantu bagira hafi mu 180. Najyaga mbona abantu kera bagiye tukiniga abanyeshuri bakavuga ati tuzajya mu ruhango kwa Yesu nyine impuhwe. Ariko haberaga ibitangaza. Haberaga ibitangaza. Banza na nyakwigendera Padiri Obard naho yajyaga ajyayo nawe. Yajyaga ajyayo cyane. Rwose. Kuko urumva habagamo amasengesho yo gusabira abarwayi. Abantu benshi bagiye bakirira kwa Yesu nyirimo. Imana imuhiruko ridashira Obard. Kwizera akagenda akizera agasenga akava yakize cyangwa agashira nk'iminsi runaka agakira. Urumva rero hari ahantu hari ku musozi nyine w'imigisha. Ariko ubundi ijambo ry'Imana navuga ngo kwizera ubundi kurarema. Buri ibintu iyo byizeye biraba. Yego kandi buriya ntabwo akira ari uko yageze buriya hariya. Tujye tubyumva neza. Ntabwo kuba yakandagiye hariya ari byo bituma akira. Hoya agitekereza ngo nzajya kwa Yesu nyirimpuhwe. Abimara n'igihe akabaho nzajya kwa Yesu nyirimpuhwe. Kandi akumva yizeye ko azabonera ibitangaza. Kandi akizera ko azakira. Niba afite uburwayi akizera ko azakira. Icyo gihe atangiye kubitekereza atangira kugenda aca bugufi mu mutima we akavuga ngo Mana mbabarira. Akagenda aca bugufi agenda areba amakosa agiye akora agasaba imbabazi niba ari ngoya yahemukiye akamusaba imbabazi kugira ngo nagera cyagiye agiye kwa Yesu nyirimpuhwe akira. Ibyo bintu rero bari kugenda akora. Agenda yiyegereza Imana cyane. Agenda yegerana n'Imana cyane. Bigera cya gihe kubera ko umutima aba yarawuteguye neza ukwizera kuba kwarazamutse bigahita nyine byijyanamo ko amaze igihe abitegura umutima warateguritse. Ntabwo kiriya gihe uriya munsi kuba yahakandagiye aribwo bihita bituma ibyo bintu aba ari ibintu aba
aba yarateguye mbere ni Yego. ibintu aba yaratangiye kurema kwishyiramo kwizera aba yaratangiye kumva yuko ari bukire byanze bikunze nagera kwa Yezu nyine impuhwe yego bigatuma agenda asenga mu mutima yiyoroshya niba n'inkuba yagiranye nawe ikibazo akagenda amusaba imbabazi gutyo bikazagera icyo gihe igisubizo gihita kiboneka. Ya. Njye ntekereza ko kwizera buriya n'abantu buriya ngo bakoreshaga ibya gakondo by'abapfumu buriya ngo akenshi ibintu byabaga kubera ko wabyemeye. Ya ibintu byose uko wabyemeye ntabwo igitangaza cyakugeraho utacyemera. Buriya kwizera ngo niko kurema ibintu bikaba. Ya. Hari nk'abakecuru bo mu cyaro. Iyo umukecuru yishyizemo kuba muroga arwara gripe sibyo Akavuga ngo ni amarozi. akavuga ati abantu binahura bazi wowe ati abantu binahura bazi kandi ari gripe. Akagira umunaniro wenda kubitewe n'ibyo yiriwemo cyangwa guhinga urabona agendeyemo arahinga akikorera inkwi akananirwa akikorera akavuga amazi ngo bandoze ngo abinahura bazi ngo dore igisigaye gifata hano mu kuguru ngo kikazamuka kandi ari cya rubagimpande yaje gafatamo. rubagimpande nawe sinjya nyimenya abantu bize ibintu bya medicine bazadusobanurira. Bazadusobanurire rubagimpande ni iki ubundi? rubagimpande ni iki? Ni ikintu kibaga impande z'umubiri bo on sait pas ariko Bikunda kuza ku bantu bakuze. yego Abakecuru. ari bo abakecuru cyane byanze cyane. bikunze umuntu arasaza ntabwo ingingo zakomeza gukora nk'uko zakoraga ariko ntekereza ko ibyo yemera Ya. nibyo yumva ko byamubayeho. Ibyo umuntu yemera nibyo bimubaho. ari nk'ukuntu umunyeshuri yirwazaga muri segonderi noneho wamufata yajya kwa muganga abaganga bakabona ko ari kwirwaza bakamuha nk'ibinini bitagira ikintu bivura ngo bajyaga batubwira ngo ni ibinini ngo bikoze mu myumbati ku buryo ngo bitagira icyo nta kintu kimwe bivura ngo kiraho gusa ngo ari ikintu bimuvura mu buryo buri psychologique. Noneho ibinini bamara kubimuha umunyeshuri agahita atari mutaraga. Hari n'umusaza wari wararembye avuga ati abana banjye bari i Kigali banze kujya kumvuza ati bajye kuncisha mu cyuma ngo ndebe ikintu kimfata. Uzi ikintu bakoze umusaza baramuzanye bamuzana i Kigali bamujyana ahantu bamucisha muri asanseri bamushyira muri asanseri barakanda asanseri irazamuka igira kuri foro yo hejuru asanseri irongera iramanuka barakanda umusaza asohokamo kwa kundi icyuma cyagendaga gititira asohotsemo ngo yewe ngo birarangiye pe ngo burya ngo abantu bicwa n'indwara kubera kutavurwa urumva Kubera uwo munsi niyo. kandi na asanseri ubundi hari indwara urwara kubera ko mu buryo buri psychologique. Ya. Ya kugira ngo wenda tudatinda muri kiganiro n'ibindi tuzagenda tugezaho abakunzi ba Isaha Yawe TV ni mukande kuri subscribe kuri like ndetse no kuri share n'izindi cano wakanzeho rero kano gacano ako wagakunda dana kugakandaho si byose Yego. aka gacano rwose ni agacano kanyu si byose Ya. ni agacano kabo rero niba wasengeraga kwa Yezu nyine mu bitaramo hamaze kujyaho imiryango kubera ko hatujuje ibisabwa mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abantu. Niyo mpamvu urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwafashe umwanzuro wo kuba ruhagaritse by'agateganyo. Impamvu babyita iby'agateganyo ni ukugira ngo habanze huzuze ibisabwa. Bivuze ngo bitanujujwe hafungwa mu buryo burundu mu buryo bwa burundu birumvikana. Kimwe nuko no kuri Grace Room naho twabonye ko bahafunze kandi nta nubwo ari agashya n'izindi nsengero nyinshi zitujuje ibisabwa. Mbonera no kubwira abantu bahise baprofita uwo mwanya hari abantu batagisenga bigiriye mu bindi bintu byararangiye. Oya, hari abantu bahise babivamo nk'insengero ko zafunze se ukibaza ko hari izindi zifunguye. Oya gusenga niba urusengero rwawe bararufunze ushobora kugenda ukajoininga izindi zifunguye. Tubyite guterana natwe tuze kuvuga ngo n'ugusenga ntabwo ni uguterana cyangwa ugaterana mu rugo ugateranira iwawe gusengera mu rugo ntibyemewe. Ndavuga nyine wowe bwawe nk'umuryango mu rugo barahasengera ntibahateranira iyo bije guterana mukahasengera nk'umuryango. Yego uko bije mu guterana hazamo n'abandi. Ntabwo ari guterana wapi ntabwo byemewe nabyo. Ariko bo ushaka kujya guterana nabyo ni byiza mu nsengero zifunguye zujuje ibisabwa. Zujuje ibisabwa ko ni uburyo bw'umutekano ariko njyewe narabikunze biriya bintu. Nagiye ku rusengero aho nasengeraga muri iriya minsi batangira gufunga insengero mwene minsi cyakora simaherutse mpageze icyo gihe ngezeyo nsanga bubatse lavabo zo gukaraba mu gihe cy'icyumweru kimwe hafi y'ubwiherero. Lavabo bahita bazubaka vuba vuba
reba muri covid mu gihe cya karaba intoki hari amaravabo yubatswe ku muhanda ku masoko n'ahandi kandi n'uyu munsi agisavinga abantu rero rimwe na rimwe ni ngombwa ko ingamba zifatwa kugira ngo abantu bashyireho uburyo bwiza budufasha kubaho neza sibyo yego ni uburyo bwiza kugira ngo babungabunge ubuzima bwacu. yes reka rero ibiganiro byacu nakagaruka kanda kuri subscribe ku Isaha Yawe TV. Twabazaniye wa muntu twise ngo ni views zigira gute zigendera all views kabisa. Your time. Isaha Yawe.